Tubahaye ikaze kuri Big Move Entertainment. Yari umwana w'umuhungu witwaga Diego, yavukaga mu muryango wari ukize cyane. Papa we wari ufite kampani ikomeye. Papa wiwe umunsi umwe yaramwicaje, niwe mwana wenyine babyaraga, ndetse na mama we yari ari aho ngaho. Papa we yaramubwiye ati, mwana wanjye Diego, urabona ko ari we mwana wenyine mfite? Ati, kubera icyo udashaka umugore, kuki udampereza umukazana, urabura iki? Diego yabwiye papa wiwe ati, papa, ubu ngubu reka imbaraga nkomeze nzishire mu masomo, ndetse nkomeze nige n'uburyo cy'akazi gakorwa. Umunsi byose nabirangije nabimenye neza, umukazana nzaba mushaka, ntugire ikibazo. Papa we yaramubwiye ati, mwana wanjye, urabona ko igihe kiri kugenda. Ati, Diego, gerageza uko ushoboye kose ushaka umugore. Ati, dore wagiye nawe wakuze, uragira ngo tuzitaba Imana tutabonye umwuzukuru kandi ari we mwana wenyine twabyaye? Diego yabwiye papa we ati, papa, humura rwose, umukazana nzamushaka, nzashaka umukobwa rwose dukundana. Gusa nyine ikibazo, nawe urabizi abakobwa b'iyi minsi, ushobora gushaka umukobwa gushakaho imitungo gusa ugasanga araje ahise akwiba, agahita agusiga gutyo gusa, akagusiga kubabaje. Papa wiwe yahise amubwira ati, mwana wanjye, ibyo ngibyo ariko biroroshye, nakubwira uburyo ki wazashakamo umukobwa mwiza. Diego yahise abwira papa wiwe ati, papa, ni ubuhe buryo bwiza wambwira se? Papa wa Diego yahise amubwira ati, mwana wanjye, hari umukozi wankoreraga bita Gasana ubu ngubu asigaye atuye ahantu mu cyaro, nakoherezayo ukagenda kuba muri icyo cyaro ukazashakayo umugore, akaba ariho ukundi uri umukunzi. Diego yahise aseka cyane arambwira ati, papa, ubwo urumva ibyo ngibyo byashoboka se? Ati, ningenda yose ubwo urumva umukunzi se Gasana yaramunshakiye se, nzagenda mpite mubona? Papa yaramubwiye ati, oya mwana wanjye, Gasana ntabwo ariwe uzagushakira umukunzi, wowe uzagenda umwirambagirize, mukundane nawe agukunde. Gusa wowe icyo uzirinda kumwereka, uzamwereke yuko uri umukene, uzamwereke yuko uri umuntu waje guca inshuro iriya kwa ba Gasana, ntuzamwereke ko ufite amafaranga. Diego ndetse na papa wiwe na mama wa Diego bahise baseka cyane, barangije baravuga ati, papa, nawe urimo gukina rwose. Diego yabigize nk'aho ari brag, ndetse na mama wa Diego bifata nk'aho ari brag. Gusa papa wa Diego we wabonaga ameze nk'aho ari umuntu ukomeje cyane ibyo yari ari kubwira Diego. Diego bwarakeye akomeza kujya muri kampani, akomeza kujya gukora. Yari afite umusore w'inshuti yiwe bitaga Santana. Diego arangije ageze mu kazi aganiriza Santana, aramubwira ati, Santana, ntabwo uzi ibintu papa yambwiye. Tuzi ko papa yambwiye ngo nzagende ngo mu cyaro, ngo afite inshuti yiwe ngo bita ngo Gasana, ngo ningera ngo kwa Gasana ngo nzigire ngo nk'aho ndi umucanshuro wagiye guca y'inshuro, ngo ndi umukene ndimo guhiga ubuzima, ngo noneho mbone umukunzi. Santana yahise aseka cyane, arangije aravuga ati, papa we ni umuntu w'umugabo rwose. Ati, ibikorwa byose yagezeho, ati, n'uburyo icyo atekereza, ati, uhita ubibona rwose ko ibyo yagezeho atigeze abeshya. Ati, ni ibintu yaruhiye, turumva ukuntu aba ahise atekereza ariko igisubizo gikomeye kandi kizima. Diego yahise abwira Santana ati, Santana warasaze, ati, ibyo ni ibigeze. Santana yahise abwira Diego ati, Diego, ibintu papa yakubwiye nibyo rwose. Ati, kuba uri umwana papa we yabyaye ndetse na mama wawe uri umwana wenyine, ati, ndetse kuba unabaye muri ibi bintu byose, ati, mu minsi iri imbere niwe uzaba uri boss w'iyi kampani. Ati, kandi bisaba ko uzaba ufite umugore ugukunda, umugore ugushyigikira, apana wa mugore uzaba uje kurya amafaranga. Ati, ukeneye umugore uzagukunda bya nyabyo, utazagukunda kubera ko ufite ibi byose, atari uko uri umukire. Diego yahise abwira Santana ati, Santana, ibyo bintu uzi kuvuza ari byo? Ati, papa yabimbwiye nijoro ariko ntabwo nigeze mbitekerezaho cyane, ariko ubu ngubu urabinsobanuriye nibwo mise numva uburemere bw'ibyo bintu. Ati, iyo ni inama nziza cyane. Diego arangije abwira Santana ati, ubu se nindamuka ngiye, icyuho cyanjye ntikizagaragara mu kazi? Santana yahise abwira Diego ati, Diego, humura, ibintu byose biri ku murongo. Ati, icyuho cyawe nzakiziba rwose, niba ari ibishoboka shaka uburyo ki witegura ugende kuba umusaza bita Gasana, ugende ubeyo. Diego yaragiye abyumvisha mama we. Mama we ntabwo yabyumvaga cyane, ariko mama we nawe yaje kubyumva, arangije arambwira ati, mwana wanjye, niba ushaka urukundo, ati, genda rwose urushake. Ati,
ati wa mugani imyaka yose wabayeho urimo kujya mu masomo udashaka umukunzi, ati iki nicyo gihe rwose kandi umajije gukura, ati bizadushimisha kuba ari we mukobwa wa mbere uzaba ukundanye nawe. Ati mama wiwe yaramushyigikiye aramubwira ati rwose genda kuri uwo musaza Gasana, ati turaza kumuvugisha. Diego yahise yitegura, arangije bahamagaye Gasana. Papa wa Diego akimara guhamagara Gasana yahise amubwira ati nyakubahwa, ati boss nta kibazo, ati ikibazo kiri hehe ko mwambereye abantu beza, ko mwangiriye neza, ko ahantu yari mwebwe mwampaye amafaranga yo kwagura, ati murumva nabuzwa n'iki gufasha umwana wanyu, murumva nabuzwa n'iki gucumbikira umwana wanyu, ati rwose naze. Diego yaragiye ajyaho muri icyo cyaro kwa Gasana bari batuyemo, cyari icyaro cyari kure y'umujyi cyane. Diego aho yagiye nta muntu n'umwe wari umuzi usibye uwo Gasana. Diego akimara kugera kwa Gasana yamweretse imirimo azajya akora, aramubwira ati imirimo y'ahangaha ni ukujya guhinga, ubuzima bw'inaha ni ubuhinzi, kwikorera ibintu bivana hamwe ubijyana ahandi, ibintu abantu baba bahinze, ati niyo mirimo y'ahangaha. Diego yaravuze ati nzabishobora cyane rwose, ati ntugire ikibazo, njye n'ubundi nsanzwe njya muri gym, nzajya njya kwikorera imyaka y'abaturage, nyibavanire mu murima nyibajyanire mu rugo iwabo. Gasana yahise avuga ati yego mwana, ati cyane rwose Diego nuko bimeze, ugomba kuzagenda ukora ukikorera ukikorera ibyo ngibyo abaturage baba bahinze, noneho ukabijya ubibajyanira mu rugo, nuko nguko ayo niyo mafaranga uzajya ukorera. Diego arangije yahise abwira Gasana ati kandi ndabashimira cyane kuba mwaramfashije. Gasana yahise amubwira ati Diego ibintu biroroshye, papa wawe nawe yaramfashije, yambereye umuntu mwiza, yambereye umuntu w'ingirakamaro mu buzima, ntabwo nari kubura kumufasha akabazo nk'ako ngako kari koroshye, gusa ntabwo nzi impamvu waje inanga, ntabwo nzi icyo waje gukora inanga. Diego yahise abwira Gasana ati ikintu naje gukora inanga kiroroshye, naje kureba ubundi buzima ntigeze mbamo, nibwo ndimo gushakira inanga. Gasana yaramubwiye ati nabyo ni byiza cyane, kuko nusigarana kampani ya papa wawe ibintu byose uzaba ushoboye kubimanaginga, uzaba ushoboye kuba mu buzima bwose. Diego yararuhutse, mu gitondo yarabyutse ajyana na Gasana bajya mu murima. Noneho umunsi umwe Diego arimo kwikorera ibintu abaturage babaga bahinze abibavaniye mu murima bibajyaniye mu rugo. Hari urugo yajyanyemo ibishyimbo, akimara kugera muri urwo rugo yabonyemo umukobwa mwiza cyane. Uwo mukobwa bamwitaga Amanda, yari umukobwa wahoraga kuri telefone, yari abizi ko ari umukobwa mwiza cyane. Abantu bose bo muri iyo karitsiye bajyaga bamubwira ko ari umukobwa mwiza, nawe ari umukobwa wirata cyane. Diego yageze iwabo wa Amanda, arangije aramusuhuza aramubwira ati mwiriwe mawuja. Amanda yarebye Diego nabi rwose, amureba ikijisho, arangije aramubwira ati mwiriwe, byo ni ibikize? Diego aramubwira ati ni ibishyimbo nari mvanye mu murima wanyu bari barimo gusarura, nari mbizanye hano. Amanda arangije aramubwira ati bisiga aho ngaho. Diego ahita agenda agiye gusuhuza Amanda yanga kumusuhuza. Diego aramubwira ati njye nitwa Diego. Amanda arangije aramwihorera. Diego yabonye umukobwa umusuzugura cyane, yahise avuga ati ko bitazoroha, ahita agenda. N'ubundi agera kwa Gasana araruhuka, ariko amajije kuruhuka mu gitondo n'ubundi yarakomeje akomeza imirimo aho ngaho nk'uko byari bisanzwe. Hari undi mukobwa wari uri muri iyo karitsiye bitaga Diva, uwo mukobwa yacururizaga mu isantere yo muri iyo karitsiye. Diego umunsi umwe yagiye kugura isabune, ageze muri botike abona umukobwa yasaga nk'aho ari mwiza ariko atari mwiza cyane, afite ubwiza ariko ubwiza budashamaje. Yari umukobwa witonda cyane, umukobwa mwirabura useka neza. Diego agezeyo aramubwira ati mwiriwe. Umukobwa aramubwira ati mwiriwe neza, ati twabafashe iki? Diego aramubwira ati naje kugura isabune. Diva arangije areba Diego aramubwira ati ariko
uri mushyashya muri ino karitsiye ko nakuzi? Diego arangije aramubwira ati yego ndi mushyashya, naje gukora intangaha, naje gushaka ubuzima inahangaha, twebwe iwacu ubuzima bwaranze, ndangije nja gushakira amafaranga inahangaha. Diva arangije aramubwira ati karibu rwose, inahangaha ni heza, uzajya ubona amafaranga yo kugutunga, uzajya ubona amafaranga yo kukubeshaho. Diva arangije aramubwira ati nanjye nitwa Diva. Diego arangije aramubwira ati nanjye nitwa Diego. Diva aramubwira ati Diego urakaze neza muri karitsiye yacu kandi nizere ko abantu b'inaha bakwakiriye neza. Diego arangije aramubwira ati nta kibazo rwose, abantu b'ino banyakiriye neza. Diva yahaye Diego isabune. Diego aragenda. Diego yaratungurwa no kubona umukobwa mwiza witonda, umwakiriye neza, uvugisha abantu neza. Diego yakomeje kujya akurikirana Diva, akabona Diva ni umukobwa wubaha. Diva yabaga ari gukina n'abana bo muri iyo karitsiye. Diva iyo yabonaga nk'umukecuru yikoreye nk'ibintu bimuremereye, Diva yaragendaga akamubwira ati mama wazanye nkakwakira, urimo kuvunika rwose. Diego yashatse kumenya byinshi kuri Diva, gusa abaza Gasana ati ese uriya mukobwa ucuruza hariya mu isantere bita Diva waba umuzi? Ni iki waba umuziho? Umusaza Gasana yahise abwira Diego ati uriya mwana ni imfubyi, aba kwa nyirasenge. Ati rero papa wiwe na mama wiwe bari batuye n'ahangaha, bitabye Imana. Bakimara kwitaba Imana yarize, arangije amashuri yisumbuye, ntiyakomeje kaminuza, yahise aza kwishakira ubuzima nyine, nibwo yahise yibera umucuruzi. Ati bagurishije tumwe mu tuntu babo bari bafite, nyirasenge amuhereza igishoro, aragenda hariya aricururiza rwose. Diego yahise abwira Gasana ati bigaragara byo Diva ni umwana mwiza rwose, ni umukobwa mwiza witonda. Gasana aramubwira ati Diva ni umukobwa wubaha, ati n'ahangaha abantu bose baramukunda. Diego arangije aramubwira ati ariko hari undi mukobwa nabonye bita Amanda. Gasana yahise amubwira ati yego ko mana, umwana wo kwa Gitifu se wamushoboza iki? Ati umwana wo mu bayobozi, ati uriya mukobwa ntabwo ajya yikoraho rwose, ngo ahura kuri telefone ngo arashaka umugabo w'umuzungu ngo niwe uzashaka, abahungu bino bose yarababenze. Ati nizere ko utamukunze utakunze Amanda. Diego yarangije abwira Gasana ati Amanda nari naramubonye, nkimubona bwa mbere umutima wanjye wahise umukunda, ariko narebye uburyo kiyitwara, nabonye atari umukobwa nabana nawe, nabonye atari umukobwa wo gukundwa. Gasana arangije amubwira ati inama nakugira ni uko wakikundira Diva. Ati Diva aramutse aguhaye amahirwe yo gukundana nawe, niwe wakwikundira, wakwikundanira na Diva. Diego yahise abwira Gasana ati murakoze cyane. Diego yakomeje kuba aho ngaho muri icyo cyaro yari yaragiyemo, ndetse akajya anavugana na Santana. Yahamagaraga Santana akamubaza ati mu kazi bimeze bite, ibintu birimo kugenda neza? Santana nawe akamubwira uko akazi kameze, ndetse Diego akabwira Santana n'ibyo ari bukore. Umunsi umwe Diego yaje guhamagara Santana abwira Diego ati Diego none se ibintu wagiye gukora aho ngaho ntabwo urabibona, umugore wagiye gushaka aho ngaho ntabwo uramubona? Diego yaramubwiye ati Santana sha biragoye kabisa, hari umukobwa nari nabonye nari nakunze, gusa we nabonye atashobora kunkunda, nabonye ari umukobwa rwose ukunda ngo abantu bafite amafaranga. Nabajije amakuru yiwe, numvishe ngo ni umukobwa ushaka ngo umuhungu ufite amafaranga. Ubwo urumva nyine njyewe nk'umukene, njyewe uri kwakitinga nk'umukene n'ahangaha. Ati urumva uwo nguwo rwose nta kintu na kimwe, ntacyo yampimira kabisa, urukundo rwanjye nawe ntabwo rushoboka. Santana yarambwiye ati Diego ihangane kabisa, ihangane ndabizi bizakugora, ushobora no kuzarinda uva aho ngaho utabonye uwo mukobwa urimo gushaka. Diego arangije arambwira ati Santana biragoye, ariko nshobora kuzamubona, ntawamenya, reka nkomeze ntegereze, nshobora kuzabona umukobwa inangaha. Santana yabwiye Diego uko akazi kari kugenda. Barangije kuvugana, Santana yahise abwira Diego ati hagati aho ngaho hari umukobwa nanjye ndimo gutereta, twahuriye kuri internet ariko ntabwo turabonana, ntabwo turahuza amaso ku maso, ariko iyo ndebye amafoto yiwe rwose anyoherereza, mbona ari umukobwa mwiza cyane. Diego arangije arambwira ati Santana wenda kumenyereye wohora mu nkundo nshyashya, ati ubwo ngubwo nyine ubona uramuharaye. Ati
ati numara kumuhararo kuzaba uri kumbwira ati wa mukobwa naje gusanga nta kintu cya danje kimurimo. Barasetse, Diego arangije arambwira ati Santana reka nkureke rero nkomeze nshaka ubuzima inangaha mwana turi kumwe. Santana yarambwira ati yego ukomeze ushaka ubuzima boss wakennye. Diego yahise aseka. Diego na Santana bari inshuti, bari barakuranye, bari bariganye, bari baziranye neza cyane. Diego yakomeje kuba muri icyo cyaro yari yaragiyemo, akajya akomeza guhura na Diva iyo yakeneraga nko kugira utuntu ajya kugura, yajyaga kugurira kwa Diva, ndetse Diva yaje kugeraho amenyana na Diego baba inshuti. Diva yakenera nko kujya kurangura ibintu akabwira Diego akajya kubimuzanira. Diva na Diego bakomeje kujya baganira. Diva noneho umunsi umwe yaje kubaza Diego, arambwira ati ariko se Diego inkuru yawe y'ubuzima ni iyihe? Ati uri muntu ki? Ati kuntu mba nkureba mu maso mbona uri umusore mwiza, mbona uri umusore ukeye. Sinzi impamvu wahisemo kuza kuba muri iki cyaro, sinzi impamvu wahisemo kuza kuba umuhinzi w'inaha ngaha, kubera iki? Ko iyo nkurebye, iyo ndebye intoki zawe, iyo ndebye uburyo ki umeze mu maso, mbona utameze nk'umuntu warushye. Diego yarambwiye ati n'ubundi niko bimeze, nari ndi umwana mu rugo bari bishoboye, nakuze mu rugo bishoboye, gusa mu rugo ibintu byaje guhinduka, banki iteza imitungo yo mu rugo barakena. Mva mu ishuri ntarangije kwiga, ndangije kuva mu ishuri nakomeje guhigira ubuzima iri iwacu byanze, nibwo nahisemo kuza inangaha. Ubwo Diego yari arimo kubeshya Diva. Ubwo Diva yarangije arambwira ati yo mwihangane cyane, timukomere n'ukuri. Diego arangije abaza Diva ati se wowe ubuzima bwawe ni ubuhe? Ati wowe uri muntu ki? Diva nawe arangije abwira Diego ati nanjye nakuze, ababyeyi banjye bombi mbafite, nyuma yaho baje kwitaba Imana. Papa niwe wabanje kwitaba Imana, nyuma mama yitaba Imana. Naje gusigarana na Masenge niwe nari nsigaranye n'ahangaha, twaje kwibanira. Nawe ni umukecuru ukuze, ubu niwe turimo kubana n'ahangaha. Narangije amashuri yisumbuye, nari naranatsinze kujya kwiga muri kaminuza, ariko nanze gusiga umukecuru, nanze gusiga Masenge wenyine, nibwo nahisemo kuza gucururiza ahangaha muri iyi santere. Ati wenda nibiramuka bigenze neza nshobora kuzasubira mu ishuri nkiga kaminuza nkayirangiza. Ati inzozi zanjye mfite ni ukuziga, ni ukuzagira amashuri menshi. Diego arangije abwira Diva ati ndumva ufite intego nziza. Diego arangije abaza Diva ati none se ufite umuntu mukundana kutigeze umbwira ibyo gushinga urugo? Diva arangije arambwira ati Diego igihe cyo gushinga urugo nacyo kizagera, atari ku ngubu ibyo mfokasinze ku buzima bwanjye. Ati nimbona umusore tubyumva kimwe tuzabana, ubu ngubu tuzabana. Diego na Diva bakomeje kwiba inshuti. Diego akajya agenda akora akazi kiwe nk'uko bisanzwe, akagenda kureba Diva n'ubundi bakaganira. Umunsi umwe wa mukobwa witwa Amanda yaratambutse, aba ataye telefone atabizi. Telefone yari iri mu isakoshi, Diego yari amuri inyuma. Diego arangije atora ya telefone, arangije aragenda arahamagara ati Amanda. Ati Amanda arangije ahindukira inyuma n'agasuzuguro kenshi arambwira ati ariko si ubuhungu bw'ino bwose mwabaye iki? Kuki ntambuka mwese munyabaguza? Ahita akubita Diego urushyi, arangije arambwira ati nta soni kuki uri kumvuza ahindura umwibiki kweri nkawe? Diego arangije arambwira ati mumbabarire, ntabwo nari ndimo kubatesha umutwe, mwari mutaye telefone. Amanda arangije ahita avuga ati zana hano. Amanda n'agasuzuguro kenshi ntabwo yageze anashimira Diego yuko amutoraguriye telefone. Diego yahise ababara cyane, urukundo rwose yumvaga wenda ko we na Amanda ari ikibazo cy'igihe kizagera wenda bagakundana, Amanda agakunda Diego. Ariko Diego noneho icyo gihe yahise azinuka Amanda, yahise avuga ati ubu ngubu uyu mukobwa rwose mu bantu nshobora gukunda, mu bantu nshobora no gutekereza ko nazakundana nabo, uyu nguyu ubwo avuye kuri liste, nta rukundo na rumwe, ntago ashobora kunkunda niyo nateka ibuye rigashya.
Diego yakomeje gutyo akomeza gushaka umuntu bazakundana aho ngaho ariko aramubura. Umunsi umwe n'ubundi Diego yagiye kuganira na Diva. Diego arangije abwira Diva ukuntu byamugendekeye Amanda yamukubise urushyi. Diva arangije araseka cyane, arangije aramubwira ati ahubwo yagukubise urushyi rukeya rwose, ubundi wajyaga kwishyandutse umuhamagaramo ibiti. Iyo uhamagara ngo mabuja mutaye telefone, ibyo ngibyo ntibyari kumvikana. Wajyaga guhamagara Amanda atanakuzi, wari uri mu biki ubwo ngubwo? Diego ati uzi ko abahungu mutajya mukira n'ubwoba, turiya mukobwa nanjye ndamutinya kandi ndi umukobwa mugenzi wiwe. Ati abahungu bino bose baramutinya, abahungu bose barabizi ko Amanda atari mugenzi wabo. Ati Amanda yisanze mu gace katarakiwe rwose, ati yisanze ahantu hatariho, yavukiye ahantu hatariho. Ubundi we ukuntu yiyumva nk'umuntu utakagombye kuba yaravukiye inanga. Diego arangije araseka cyane, arangije arambwira ati ubwo ngubwo wasanga ari uko bimeze. Diego arangije abwira Diva, aramubwira ati ase Diva, kudafite umukunzi nanjye kandi nkaba nta mukunzi mfite, waretse njyewe nawe tukikundanira. Diva arangije araseka aravuga ati Diego, ati ibyo uvuga nibyo, ati mu by'ukuri nanjye ntakubeshye, ati nanjye hari ukuntu nkwiyumvamo igihe tumaranye tuganira, igihe maze nkubona. Ati umutima wanjye kuva natangira kukubona umutima wanjye wahise umera nk'uhindutse. Atari ko ikibazo gihari ni kimwe, kugukundaho ndagukunda, atari ko se reba ukuntu ukennye, reba ubuzima ubayemo. Ati cyiza ni uko wabanza ukiyoroganiza ugashaka ubuzima, byo gukunda ukabubiretse. Diego arangije abwira Diva ati Diva, ibyo wibigiraho ikibazo, wigira ikibazo ku buzima bwanjye, ibintu byose nzabishyira muri control. Nshobora gukundana nawe ndetse tukanakundana ntibigire ikibazo ku kazi kanjye. Diva arangije abwira Diego ati nta kibazo Diva. Diego aramubwira ati Diva nta kibazo, ibintu byose bimeze neza. Ati ahubwo narinje no kukubwira ati ko ngiye no kuba ngiye gusubira mu rugo. Ati ibintu inanga ntabwo birimo kugenda neza, amafaranga ntabwo ndimo kuyabona nk'uko mbyifuza. Diva arangije abwira Diego ati noneho waruje kunsezera, urangije uranambwira ngo dukundane kandi ubizi neza ko ugiye kugenda. Diva yahise arakara cyane abwira Diego nabi. Diego arangije arambwira ati nyumva Diva, ati ntabwo narinje kugusezera ngo nanakubwire ko ngukunda, ariko nyine nanze kugenda nakubwiye ikiri ku mutima wanjye. Ikiri ku mutima wanjye nuko ngukunda kandi ndagukunda cyane. Diva arangije arambwira ati none se urumva twakundana gute, urumva bishoboka gute gukundana nawe kandi ugiye kwigendera? Diego arangije arambwira ati Diva ibintu biroroshye, ati twajya tuvugana kuri telefone. Diva arangije abwiye Diego ati Diego nanjye ndagukunda kandi ndagukunda cyane. Diva abaza Diego ati none mbwira Diego uzagenda ryari? Diego yarambwiye ati bikunze, ati muri kino cyumweru turimo nshobora kuzagenda nkasubira mu rugo nkareba ko ubuzima wenda ariho nabukomereza. Ati nangaha ndi kubona rwose biri kwanga, ndavunika cyane, nubwo mbona amafaranga ariko ndavunika cyane. Diva arangije arambwira ati Diego ni igitekerezo cyiza, ati niba ufite igitekerezo cy'ibyo wajya gukora iwanyu nabyo nta kibazo. Diego ndetse na Diva barakundanye. Muri icyo cyumweru igihe cyo kugenda kwa Diego cyarageze. Igihe kigeze Diego yahise agenda afata imodoka, Diva amuherekeje. Diva arangije asezera Diego cyane. Diva arimo kurira afite amarira mu maso, arangije avuga ati Diego nari nararangije kugukunda, nari natangiye kugukunda bidasanzwe. Diego aramubwira ati Diva ahantu ngiye si kure, ati nibizajya binashoboka nzajya nza kukureba, ati ntugire ikibazo. Noneho Diego yaje kugenda asubira mu kazi nk'ibisanzwe, abwira wa musore bakoranaga ndetse wari n'inshuti yiwe wari umwungirije, arambwira ati Santana nabonye umukunzi, ati nabonye umukobwa dukundana. Santana aramubwira ati mbwira ukuntu byagenze. Diego yabwiye Santana uburyo ki yahuyemo na Diva ndetse ko Diva yanamuhaye n'amafaranga. Ati uzi ko Diva njya no kuza yanyoheye yampaye udufaranga. Arambwira ati n'ubu uri mu nzira ngo uze kugura akaji, ngo uze kugura agafanta. Ati ntabwo azi ukuntu ndi umukire, ati ntabwo azi amafaranga mfite.
Santana yaravuze ati ati Diego ibyo ni ibintu byiza cyane, ati ubu ngubu wabonye umukobwa rwose w'inzozi zawe. Diego nawe yarishimye. Santana aramubwira ati mu kazi ibintu bimeze neza, amwereka uburyo ki akazi kari kamaze iminsi kagenda. Diego yasanze nta ikintu cyahindutse mu kazi, n'ubundi akazi kari kugenda nk'uko byari bisanzwe. Diego na papa wiwe ndetse na mama wiwe bari bicaye ku meza. Papa we yaramubwira ati ese ko ntacyo wambwiye mwana wanjye, aho wagiye byaranze urigarukira cyangwa warambiwe ubuzima bwawe? Diego yabaganirije inkuru zose, abaganiriza umukobwa bitaga Amanda yahuye nawe, ariwe yari yarakunze cyane, akamukubita urushyi. Ababwira iby'umukobwa witwa Diva, baje guhura bahurira muri iyo karitsiye. Mama wiwe yahise amubwira ati mwana wanjye, ati mbega Diva ukuntu ari umwana mwiza, ati abantu bose baho ngaho baramukunda, ati nanjye uzi ko mpise numva mukunze, ati mbega umukobwa umukazana wanjye ndumva mpise mukunze, ngo Diva uzamuzane rwose dusuhuze. Diego yahise aseka aravuga ati mama utangiye kumwita umukazana, ati ibintu ntabwo turabijyamo neza. Papa we yaramubwiye ati mwana wanjye ahubwo ni wo mugore wari ukeneye, ati ubuzima bwawe bwose ni uwo nguwo wari ukeneye. Diego barangije kurya bavuye ku meza, Diego agiye kuryama. Diva yaramuhamagaye, arangije aramubaza ati wiriwe ute Diego? Diego aramubwira ati niriwe neza Diva, ati niriwe mu kazi kenshi nari naniwe, ubu ngubu nibwo nari mvuye mu kazi nari ngiye kuryama. Diva arangije aramubwira ati none se Diego hari akazi wabonye? Diego aramubwira ati nabonye akazi kampemba udufaranga dukeya byibura, ariko nta kibazo mbasha kubona two kwigurira amavuta. Diva arangije aramubwira ati none se aho hantu ujya wagenda igihe kingana ute? Diego aramubwira ati bisaba kuzinduka nyine nkatega bisi, iyo ndangije gutega bisi mpita ngera ku kazi, ati ngera ku kazi nteze bisi. Diva arangije aramubwira ati ufite amafaranga se? Ati Diego niba udafite amafaranga nakoherereza amafaranga ukazayansubiza nyuma. Ati njye nta mafaranga yanjye naguhereza ya burundu, ati ngiye kuba ngugujije amafaranga y'itiki, niba udafite itiki uzayansubize. Diego arangije abwira Diva ati urakoze cyane mukunzi wanjye, tubundi nagira wowe. Ati Diva kuva twatangira kumenyana rwose ubuzima bwanjye busa n'uburi kugenda buhinduka, ati nsigaye niyumva nk'umuntu ukunzwe, nsigaye numva ndi umuntu urenze. Diva arangije arambwira ati nanjye nuko nsigaye niyumva Diego, ati ndanagukumbuye cyane. Diego arangije abwira Diva ati sheri ntugire ikibazo, nzaza kukureba mu minsi iri imbere, nzaza kugusura. Diego ndetse na Santana bariteguye. Santana abwira Diego ati ariko se ahantu urimo kunjyana, ati hari umukobwa nigeze kukubwira, ati uwo mukobwa nawe yambwiye ko atuye muri iyo karitsiye, ati tugende tuze kubanza duhure n'uwo mukobwa musuhuze. Santana nuko yabwiye Diego. Diego arangije arambwira ati okay nta kibazo, uwo mukobwa wawe nawe turaza kugenda tumunyureho. Diego yajyanye na Santana bagiye kureba Diva, ariko babanje kunyura kuri uwo mukobwa wari warakundanye na Santana, bahuriye kuri telefone. Diego yatunguwe no kubona ari wa mukobwa wigeze kumukubita urushyi witwa Amanda. Diego arangije abwira Santana ati Santana uriya mukobwa muraziranye se? Ati niwe nakubwiraga Diego, niwe nakubwiraga twahuriye kuri telefone. Diego arangije arambwira ati rero ndakwinginze mpereza vura bari ngiye utwara, umubwire yuko ndi umushoferi wawe. Santana arangije avuga ati ntabwo byumvikana, none se uriya mukobwa we mwaba muziranye? Ati yego uriya mukobwa niwe nari narabanjije gukunda, ariko nyuma yaje kunkubita urushyi mpita numva muzinutswe. Santana yaravuze ati kumva uwo mukobwa se, uriya mukobwa nuko yitwara niwe uwo nguwo. Turabashimiye kuba mwakurikiye igice cya mbere cy'iyi nkuru yacu. Iyi ni Big Movie Entertainment. Icyo nabizeza cyo mbasezeranyije nuko igice cya kabiri cy'iyi nkuru nacyo kiri hafi. Mukomeze mukore subscribe ndetse munakore share, munatange comment, mutubwire uburyo kimwumvisha iyi nkuru. Niba mwumvisha ari nziza nayo tuzabagezaho igice cya kabiri. Murakoze. Iyi Big Movie Entertainment. Amahoro y'Imana akomeze abane namwe.